umugore ufite amabuno manini ateye neza mu Rwanda bavuga ko ateye nk'igisabo, abandi bakavuga ko ngo afite nyashi. Rimwe na rimwe umugabo ashobora kutita ku isura y'umugore cyangwa umukobwa umutambutseho, ariko agakebuka ashaka kwitegereza amabuno ye. Niba bitarakubayeho uzo byabayeho, aho ubona umugabo cyangwa umusore akebuka ngo yitegereze amabuno y'umugore cyangwa umukobwa umutambutseho, ikinyabiziga kikaba cyanamugonga cyangwa se akaba yanasitara akagwa. Ibi bigaragaza neza ko nta gushidikanya hari ibyiyumvo byihariye umugabo cyangwa umusore bagira iyo barebye amabuno manini y'umugore cyangwa umukobwa. Ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire mu mico y'ibihugu byinshi, byagera ku mugabane wa Afurika ho bigaca umugani. Gusa nanone ntitwakwirengagiza ko ibi atari ko bimeze ku bantu bose. Buri wese agira ibyo akunda byihariye. Nko mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya nk'Ubushinwa, Koreya y'Epfo n'Ubuyapani, ubwiza bw'umugore akenshi bushingira ku kuba ananutse mu nda, ashinguye, yewe n'ayo mabuno ntayagira. Gusa mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abagabo benshi bakunda abagore bafite amabuno manini. Ibi hari benshi mu b'igitsina gore bigira ingaruka, bigatuma bahora biveba batekereza ko kuba badafite amabuno manini bita nyashi mu mvugo z'iki gihe hari ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi babura. Ntibigarukira aho gusa, kuko birangira hari n'abahisemo kujya kwibagisha ngo bagire imiterere y'amabuno ikurura imbaga. Ariko se ni izihe mpamvu zitera abagabo benshi gukunda abagore bafite amabuno manini? Twifashisha inyandiko zitandukanye z'abahanga mu by'imitekerereze psychology, maze twegeranya impamvu zigera ku 10 zituma abagabo benshi bakunda abagore bafite amabuno manini. Ikaze mu ruganiriro rw'ibyo duhura nabyo umunsi ku wundi, haba mu muryango, mu rukundo, mu kazi no mu mitekerereze yacu. Iki kiganiro cyitwa Ukuri ku Buzima, mugitegurirwa mukanakigizwaho nanjye Obedi Rugwiro. Iyandikishe kuri uyu muyoboro ukanze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'iki kiganiro. Niwumva gikunze kandi ukande na like. Ikaze. Impamvu ya mbere ni uko ngo abagore bafite amabuno manini bakunze kuba abanyabwenge. Inyigo yakorewe muri kaminuza ya Oxford ngo yagaragaje ko abagore n'abakobwa bafite amabuno manini akenshi baba bafite n'ubwenge bwinshi kurusha abafite amabuno mato. Ibi ngo biterwa n'ibinure byinshi biba ku kibuno, bituma imisemburo yitwa omega 3 yiyongera cyane, kandi ari nayo ituma ubwonko bukora neza, cyane cyane mu bijyanye n'ubwenge. Iyi rero ikaba imwe mu mpamvu zishingirwaho zituma abagabo benshi bakunda abagore bafite amabuno manini. Impamvu ya kabiri ni uko ngo kugira amabuno manini ku mugore ari ikimenyetso cy'ubugore nyabwo. Amabuno manini agaragaza neza itandukaniro ry'umubiri w'umugore n'uw'umugabo, bikazamura ibyiyumvo by'uko ari umugore wuzuye. Ikimenyetso cy'ubugore nyabwo gishingira ku buryo umubiri w'umugore ugaragaza itandukaniro rigaragara hagati ye n'umugabo. Mu mico myinshi yo ku isi, cyane cyane iyo muri Afurika, amabuno manini afatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubugore bwuzuye. Ibi ntibishingira gusa ku ishusho yo hanze, ahubwo bifite ibisobanuro byimbitse by'imiterere kamere n'imitekerereze y'abantu. Mu rwego rwa siyansi, abashakashatsi mu by'imitekerereze evolutionary psychology bagaragaza ko itandukaniro ry'imibiri rifasha abantu kumenya no kumva neza itandukaniro ry'igitsina. Umubiri w'umugore ufite amabuno manini ugaragara nk'uhabanye n'uw'umugabo uba udafite ayo mabuno yihariye. Ibi bituma abagabo benshi bumva ko uwo mugore yuzuye mu bugore bwe kubera ko imiterere ye iba itandukanye cyane n'iyabo. Abashakashatsi kandi bagaragaza ko abantu bakururwa n'ibimenyetso bigaragaza neza igitsina runaka, kuko bitanga ubutumwa bwo kumenya uwo muntu ari we, nk'uko Madeleine Figel yabigarutseho mu gitabo yise The Psychology of Attraction. Amabuno manini muri urwo rwego aba ari ikimenyetso kigaragara cy'ubugore. Ibi bikongera ibyiyumvo by'uko umugore afite umwirondoro uhamye w'igitsina cye. Bityo rero gukunda amabuno manini ntibishingira ku irari gusa, ahubwo rimwe na rimwe biva ku myumvire y'abagabo bumva ko bagomba gukunda abo banyuranyije imiterere by'ihabya. Impamvu ya gatatu ni uko ngo amabuno manini y'umugore ahuzwa n'ubushobozi bwo kubyara. Mu mateka, umubiri ufite amabuno manini wafatwaga nk'ushobora gutwita neza no kubyara neza, bigahabaga mu mutuzo wo mu mutima. Mu mateka y'abantu, cyane cyane mbere y'iterambere rya siyansi n'ubuvuzi bwa none,
umubiri w'umugore wafatwaga nk'ikimenyetso nyamukuru cy'ubushobozi bwe bwo kubyara neza. Muri urwo rwego, amabuno manini yafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko umugore ashobora gutwita neza akanabyara bitagoranye, bityo bigaha abagabo n'umuryango muri rusange umutuzo wo mu mutima. Abashakashatsi mu by'imitekerereze bagaragaza ko abantu bagiye bahitamo abakunzi bafite ibimenyetso byagaragazaga amahirwe menshi yo kubyara neza. Amabuno manini yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ububiko bw'ingufu n'uburinganire bw'imisemburo hormonal balance bifitanye isano n'uburumbuke. Mu mico myinshi yo muri Afurika, iki gitekerezo cyari gifite uburemere bukomeye. Umugore ufite amabuno manini ntiyafatwaga nk'umugore nyaburanga gusa, ahubwo yanafatwaga nk'ishingiro ry'ejo hazaza h'umuryango. Abagabo benshi bumvaga ko guhitamo umugore ufite amabuno manini arimo guhitamo umutekano w'urubyaro n'iterambere ry'umuryango. No mu bushakashatsi bwa siyansi yo muri iki gihe, hagaragazwa ko abagabo bakururwa n'ibimenyetso byerekana ubushobozi bwo kororoka, bityo ugasanga bikundira cyane abagore bafite amabuno manini kuko ari kamere y'abantu kuva kera. Bityo rero, gukunda amabuno manini ntibyaturutse ku irari gusa, ahubwo byari uburyo bwo gushaka umutekano, gukomeza umuryango no kwizera ko ubuzima buzakomeza. Iyi myumvire yakomeje guhererekanwa mu mico n'amarangamutima y'abantu, n'ubu ikaba ikigaragara mu mitekerereze ya benshi. Impamvu ya kane, amabuno manini ngo ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza. Kugira amabuno manini, abagabo benshi babifata nk'ikimenyetso cy'uko umugore afite ubuzima bwiza, harya neza kandi atameze nabi mu buzima. Ikimenyetso cy'ubuzima bwiza ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zatumye mu mateka n'umuco by'abantu bafata umugore ufite amabuno manini nk'ufite ubuzima bwiza kandi ubayeho neza. Mbere y'ibihe bya none, aho ubuvuzi n'ibiribwa byari bike, umubiri w'umuntu wabaga ari ikimenyetso kigaragara cy'imibereho ye. Umuntu wacibwaga intege n'indwara cyangwa inzara ntiyashoboraga kugira amabuno manini. Mu gihe uwabaga afite amabuno manini yafatwaga nk'ufite ubuzima buzira umuze. Abashakashatsi mu by'imitekerereze n'ubumenyi ku mibiri, biological anthropology, bagaragaza ko umubiri ufite ibipimo bihamye by'amavuta, ibizwi nka body fat, byafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko umubiri ufite ingufu zihagije zo guhangana n'indwara no gukomeza imirimo ya buri munsi. Amabuno ni ahantu umubiri w'umugore usanzwe ubika amavuta y'ingirakamaro mu mikorere y'imisemburo n'ubuzima bw'urubyaro, bityo kugira amabuno manini bigafatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima buhamye. Mu mico myinshi yo muri Afurika, umugore ufite amabuno manini ntiyafatwaga nk'ufite indwara cyangwa ibibazo, ahubwo yafatwaga nk'uwitabwaho, urya neza kandi ukeye. Mu muryango, iyo umugore yagaragaraga afite amabuno manini, byafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko urugo ruhagaze neza kandi rufite ubushobozi bwo kwita ku barugize. Mu bushakashatsi bwa none, abahanga mu by'imitekerereze bagaragaza ko abantu bakururwa n'abantu basa n'abafite ubuzima bwiza, kuko kamere y'abantu ituma bashaka abagore bashobora kubaho igihe kirekire no kurera neza. Bityo rero, gufata amabuno manini nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwiza ni igitekerezo cyubakiye ku mateka, ku mico no ku mikorere kamere y'abantu kuva kera. Nubwo muri iki gihe hari izindi ngingo nyinshi zigenderwaho mu gupima ubuzima, iyi myumvire iracyafite umwanya mu mitekerereze y'abantu benshi. Impamvu ya gatanu, abagore bafite amabuno manini bazwiho gukurura amaso n'amarangamutima. Amabuno manini akurura amaso mu buryo bwihuse, bigatuma abagabo benshi bumva bakuruwe nayo mu byiyumvo. Gukurura amaso n'amarangamutima ni imwe mu mpamvu zigaragaza ko isura y'umubiri ishobora kugira ingaruka ku marangamutima n'imitekerereze by'abantu. Mu buzima bwa buri munsi, ibintu bigira imiterere igaragara neza bikurura amaso byihuse kurusha ibitagaragara cyane. Amabuno manini, kubera imiterere yayo igaragara, akurura amaso mu buryo bwa kamere, bigatuma abagabo benshi bayabona batabigambiriye. Urugero rugaragara rushobora kuboneka mu ndirimbo, imbyino n'imyambarire yo muri Afurika, aho imbyino zigaragaza amabuno y'umugore zifatwa nk'izikurura amarangamutima n'ibyiyumvo by'abantu benshi. Impamvu ya gatandatu ni uko ngo abagore bafite amabuno manini bakunze kurangwa n'ishusho y'ubwuzu n'ubwitonzi. Abashakashatsi bavuga ko abagore bafite amabuno manini bakunze kurangwa no kwitonda, ubwuzu n'umutima mwiza. Mu mico myinshi cyane yo muri Afurika, umubiri ufite amabuno manini niho ufatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwiza gusa,
ahubwo wanahuzwaga no kugira ubwuzu n'ubushobozi bwo kwakira abandi mu rukundo. Abashakashatsi mu by'imitekerereze y'abantu social psychology bagaragaza ko abantu bakunda guhuza imiterere y'umubiri n'imico y'imbere nubwo bitaba ari byo buri gihe. Aho ikintu kigaragara neza inyuma gituma abantu bakeka ko n'imbere ari uko. Kuva kera mu mico ya Afurika, ubwuzu bw'umugore bwafatwaga nk'inshingano ikomeye mu muryango. Umugore uba ufite amabuno manini yafatwaga nk'ushobora kwita ku bana, ku bashyitsi no ku muryango muri rusange. Bityo rero guhuza amabuno manini n'ubwuzu n'ubwitonzi n'umusaruro w'igihe kirekire w'imyumvire y'abantu, aho imiterere y'umubiri w'umugore yafatwaga nk'ikirango cy'uruhare rwe mu kwita ku bandi. Nubwo buri muntu atandukanye n'undi, gusa imyumvire aracyafite umwanya ukomeye mu mico n'imitekerereze ya benshi. Impamvu ya karindwi ni uko ngo abagore bafite amabuno manini batanga umutekano n'ituze. Abagabo bamwe bumva abagore bafite amabuno manini babaha ituze n'umutekano wo mu mutima, kuko baba basa n'abantu bitonda banashobora kwita ku rugo. Kumva bashaka umutekano n'ituze ni imwe mu mpamvu zituma abagabo bamwe na bamwe bakururwa n'abagore bafite amabuno manini, atari ku bw'ishusho y'inyuma gusa, ahubwo banakururwa n'umutekano n'ituze bashobora kubona mu gihe bari kumwe nabo, kuko ngo akenshi abagore bafite amabuno manini badakunze kugira amahane. Abashakashatsi mu by'imitekerereze bagaragaza ko abagabo bakunda abagore babaha ibyiyumvo by'umutekano, ituze no kwizerana. Umubiri ufite amabuno manini mu mitekerereze rusange wagiye uhuzwa n'imico yo kwita ku bandi no gutanga ituze. Ibi bituma abagabo bamwe na bamwe bumva ko uwo mugore bashobora kumwishingikirizaho mu marangamutima. Mu mico myinshi yo muri Afurika, umugore ufite amabuno manini yafatwaga nk'ushoboye kurera no kubungabunga amahoro mu muryango. No mu bushakashatsi bwa none mu by'imitekerereze y'urukundo hagaragazwa ko abantu bakururwa n'abantu babatera kumva batekanye, kuko ibyo bigabanya ubwoba n'ihungabana ryo mu mutima. Umugore ufite amabuno manini akunze guhuzwa n'ishusho y'ituze, urukundo n'ubwishingizi bw'amarangamutima. Impamvu ya munani ni uko ngo kugira amabuno manini k'umugore ari imyumvire y'ubwiza ishingiye ku mico ya kera. Na mbere y'uko imbuga nkoranyambaga ziza, imirimbo n'indirimbo za kera byashyiraga imbere abagore bafite amabuno manini n'icyitegererezo cy'ubwiza. Imyumvire y'ubwiza ishingiye ku mico ya kera ntigaragaza ko gukunda abagore bafite amabuno manini wenda bishobora kuba byarazanywe n'imbuga nkoranyambaga zo muri iki gihe. Oya, ahubwo ni umurage w'umuco umaze igihe kirekire. Mbere y'uko habaho televiziyo, amafoto n'imbuga nkoranyambaga, abantu bagaragazaga ubwiza binyuze mu mirimo y'ubugeni, imirimbo n'imbyino byarangwaga n'umuco wabo. Mu bugeni bwa kera bwa Afurika, African Traditional Arts, cyane cyane mu bishushanyo n'ibibumbano, wasangaga abagore bagaragazwa bafite amabuno manini. No mu ndirimbo n'imbyino, cyane cyane iz'umuco, imbyino zagaragazaga amabuno zafatwaga nk'izivuga ku bugore n'ubwiza. Ibi byafashaga abantu kumva no kwakira ko uwo mubiri ari igice cy'ubwiza bwabo bwite. Impamvu ya 9 ngo abagore bafite amabuno manini bakunze kurangwa n'imbaraga z'amarangamutima y'urukundo. Kugira amabuno manini, abantu benshi babihuza no kugira amarangamutima menshi, urukundo rwinshi n'ubushobozi bwo kwita ku bandi cyangwa se care. Imbaraga z'amarangamutima n'urukundo ni imwe mu myumvire ikomeye ihuzwa n'abagore bafite amabuno manini mu mico myinshi. Iyi myumvire ntishingira ku mubiri gusa, ahubwo ishingira ku isano abantu bashyira hagati y'imiterere y'umubiri n'ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima, urukundo no kwita ku bandi. Kuva kera mu mico myinshi yo muri Afurika, umugore ufite amabuno manini yafatwaga nk'ufite umutima mugari, ushobora kwakira abantu, kubagaburira no kubitaho. Ibi byagaragariraga mu mvugo nk'umugore w'umutima cyangwa ufite amaboko abiri, bivuga umuntu ugira ubuntu, impuhwe n'urukundo rwinshi. Mu bushakashatsi bwa none ku by'urukundo n'imibanire, hagaragazwa ko abantu bakururwa n'abafatanyabikorwa bagaragaza ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima no kubaka umubano wimbitse, kuko ibyo bifasha mu kwizerana no mu gukomeza umubano w'igihe kirekire, nuko Robert Sternberg yabyanditse mu gitabo yise The Psychology of Love. Ku bantu bamwe, umubiri ufite amabuno manini uba ikimenyetso kigaragara gihuzwa n'iyi mico y'amarangamutima n'urukundo.
bityo rero guhuza amabuno manini n'imbaraga z'amarangamutima n'urukundo ni umusaruro w'igihe kirekire w'imyumvire y'abantu, aho igice cy'umubiri w'umugore cyafatwa nk'ikirango cy'ubushobozi bwo gukunda, kwita ku bandi no kubaka umubano uhamye. Uyu munsi wa none hari aho imyumvire ifite umwanya ukomeye mu mico n'imitekerereze ya benshi. Impamvu ya 10, abagabo bumva ko amabuno manini ari afatika. Benshi mu bagabo babajije impamvu bakunda amabuno manini, ngo bavuze ko ikibuno kinini kiryohereye kugikorakora. Ibi ni kamere ya benshi mu bagabo, kuko benshi bashimishwa n'ibintu bibiri ku mabuno y'abagore, ari byo kuyareba no kuyakuraho. Abagabo rero bashimishwa cyane no gukorakora ku kibuno kinini, kuko ngo bumva aricyo gifatika. Ngaye nguko ngize impamvu 10 abagore bafite amabuno manini bakuruza abagabo benshi. Ahari naho nsoreje, ari nako ngushimira cyane utwari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Urugwiro. Iki kiganiro cyitwa Ukuri ku buzima. Murarikiye kuzabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.